banyarwandakazi abumva Radio Rwanda mwiriweho, nizere ko muri benshi bakereye gukurikirana ikiganiro kigiye guhuza abagabo Faustin Twagiramungu, perezida w'ishyaka MDR, na Yohani Bosco Barayagwiza, umujyanama w'ishyaka CDR, uri kumwe na Stanislas Simbizi, perezida w'akanama gashinzwe itangazamakuru, umuco n'iyamamazamatwara mu ishyaka CDR. Icyabahuje rero ni ukugira ngo impaka zishire, impaka ziterwa no guterana amagambo. Ejo bundi igihe ishyaka CDR ryakoraga imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma ya Dr Nsengiyaremye, umwe mu barwanashyaka b'iryo shyaka yabwiye abaraho ko Faustin Twagiramungu yavuze ko ngo niyo inkotanyi zafata Byumba ntacyo byaba bitwaye. Umurwanashyaka Twagiramungu yasanze abeshyirwa, asaba Radio Rwanda kumuha uburenganzira bwo kubeshyuza ayo magambo. Radio Rwanda rero yabikoze uyu munsi, itumira MDR na CDR. Bari hano rero, twizere ko impaka zigiye gushira. Iki kiganiro murakigezwaho na Venuste Nshimiyimana. Mbese ayo magambo yavuzwe Faustin Twagiramungu yakubabaje bigezeye? Icyatumye usaba ko Radio Rwanda yaguha uyu mwanya niki? Banyarwandakazi, ndagira ngo nguko uyu munyamakuru amaze kubibabwira ngire icyo nongeraho. Ayo magambo ngo yarambabaje, si ukubabara. Icyo nshaka nuko ikinyoma cyarangira. Nubwo mva ngo cyahawe intebe muri politike, ariko ikinyoma nk'iki ngiki kimeze nka cya kindi cya Semuhanuka. Twakomeje kuvuga ko muri politike tugomba koroherana. Tuvuga ko politike y'ikinyoma mu ishyaka ryacu MDR idashobora kwiyemera. Nk'uko tutemera ubutegetsi bw'igitugu, nk'uko tutemera n'ibindi bibi bishingiye kuri icyo gitugu. Ibyo umunyamakuru rero avuga, ndagira ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko tudashobora kwemerera ishyaka CDR kugira ngo rikomeze ricengeze amatwara mabi mu mitwe y'abanyarwanda rishingiye ku binyoma. Ngira ngo mbe nababwira ibi cyatumye mpamagaza abo bantu kugira ngo tuvugane ibikurikira. Icyambere, ku itariki ya 28 ukwezi kwa 8/1992 ishyaka CDR yakoreye meeting yaryo mu Ngororero, bavuga ko Twagiramungu Faustin yavuze ngo bafate Byumba, ngo ndetse bongereho na Ruhengeri. Icyo ni ikinyoma kabombo, ibyo bintu ibyigeze bivugwa. Icya kabiri, akaba ari cyatumye rwose nsaba ko abo bantu baza kuri radio no ikinyoma cyabo bakakivugira ahangaha, abanyarwanda bose bakabimenya kandi bakavuga naho babikura. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 1992 Misago, ngira ngo ni uwungirije utegeka ishyaka CDR, kuri radio ati ndagira ngo mbabwire ko kuvaho Dr Nsengiyaremye agiriye ku ntebe ya Premier Ministre, aribwo prefectura ya Byumba yafashwe, hafatwamo amakomine menshi. Atubwo rero agira ngo yuzuze umugambi w'umuturage Twagiramungu Faustin, wavuze ko niyo Byumba yafatwa nta kibazo cy'abagihari. Icyo kinyoma rero ndagira ngo CDR igisobanurire abanyarwanda. Ndagira ngo politiki turimo ngiyi ishingiye kuri demokarasi, ntabwo iyi shyaka ryakwitwaza kujya rivugira abanyarwanda bose ngo riravugira rubanda nyamwinshi. Ishyaka ryihaye kuba agataraboneka muri iki gihugu ngo niryo ryumva ngo rivugira ngo abahutu, rikumva ko kuvugira abahutu ari ukubayobya, rikumva ko kuvugira abahutu ari ukubashyira mu nzira y'ikinyoma, rikumva ko kuvugira abahutu ari uguteranya amashyaka. Ndagira ngo ibyo bintu rwose abanyarwanda n'abanyarwandakazi batwumva basobanukirwa. Urakoze mu Rwandashyaka Faustin Twagiramungu. Iryo shyaka uvuze riri hano, nongere n'umunyarwanda ko rihagarariwe na Yohani Bosco Barayagwiza, akaba ari n'umujyanama muri iryo shyaka, na Stanislas Simbizi ushinzwe iyamamazamatwara muri iryo shyaka ndetse n'umuco n'itangazamakuru. Nagira ngo mbaze rero Stanislas Simbizi atubwire iki shyaka rye rivuga kuri ayo magambo Faustin Twagiramungu amaze kutubwira none hanga. Murakoze
umunyamakuru Nshimiyimana Venuste, ndagira ngo umuntu wo gushimira ndetse twagira Mungu wagize ubutwari bw'uko ibyo bamuvugagaho noneho tugiye kuvuga ku mugaragaro, tukicarana agasobanurira abanyarwanda koko ibyo yavuze, ndetse yabivuga kuri radio hano muri studio, bwaca tukumva ngo yagize ubwoba bwo bitambuka kuri radio. Ibyo bintu koko yarabivuze igihe yivugiraga bavuye kubonana n'inkotanyi mu Bubiligi, ati twebwe turabona inkotanyi zije zigafatana prefecture yose, ababi nabasubiza mu ndiri yabo. Kuri we yarabyemeraga kuko bwarakeye tujya muri hotel diplomate, icyo kibazo nakimubaza nti ko aciye abantu mugongo bite, ati niko nabivuze, abisubiramo arabyemeza. None mbere kugira ngo dukomeze, ndagira ngo abanyarwanda babyumvise mu magambo, kuko nyirabyo yaje ko bitambuka kuri radio. Muri aka kanya dusabe umutekinicien amanze aducishirizeho amagambo Faustin yavugiye hano muri studio, noneho narangiza tuyasesengure, tugire naho Misago yamusobanuriye ko yisobanura abanyarwanda ko kuvaho Nsengiyaremye afatiye ubutegetsi aribwo intambara yo gukara. Aho ngaho turakusobanura. Ese baragiza nshaka ijambo, nashakaga kuvuga ko Faustin hari amagambo avuze ahangaha, harimo amagambo meza yavuze nshaka kugira ngo ngarukeho, ariko yayavuze nkaho ari byo bakora muri parti yabo kandi bakora ibindi. Hari amagambo atatu yakunze kugarukaho, hari ijambo ryo koroherana, hari ijambo ry'ikinyoma, hari ijambo ry'igitugu. Ibyo koroherana Partisideri yabivuze inshuro nyinshi, yuko amashyaka ayari yose tutarebye n'amatwara agenderaho ayari yose agomba koroherana, kuko muri demokarasi nicyo bivuga ko abantu batagomba kuvuga rumwe, bagomba guharanira yenda kugera ku butegetsi ariko badakoresheje ibitemewe, donc bakagomba koroherana. Ariko ishyaka rya MDR rya Faustin ntabwo ariko ribigenza, kuko muzi ko ari ryo ryazanye politiki yo kubohoza, ariyo yo gukoresha igitugu kugira ngo abantu baje mu ishyaka ryabo, kandi yenda batabishaka. Ibyo byo koroherana rero Faustin kutubeshya ntabwo ishyaka ryabo ribikora. Ibinyoma tuzi ko ishyaka ryabo yaje ribeshya abanyarwanda benshi, rivuga ngo ni MDR Parmehutu, rigeze aho riza guhindura. Kuva icyo gihe iryo shyaka rya MDR rigendera ku kinyoma, rifatanyije n'igitugu nk'uko namaze kubivuga. Muzi ko ejo bundi n'igitugu kiremereye Dr Nsengiyaremye ari we mu ba mbere ba MDR, ngira ngo ni vice president wa mbere. Ejo bundi yakoresheje igitugu, abanyarwanda bose biyumviye, guverinoma idashoboye kumvikana ku byerekeye iby'amasezerano yagomba kubera Arusha, imishyikirano yagomba kubera Arusha, guverinoma itumvikanye. Noneho Nsengiyaremye ati njyewe mvuze ko abari Arusha bagomba gukoresha ubwenge bwabo n'umutimanama wabo. Icyo ni igitugu kigaragara, cyerekanye yuko ishyaka rye MDR aharanira nta kindi rigenderaho, kuko ibi byo kuvuga ngo we yemeje ko ntabwo mu masezerano bagiranye bajya gukora iriya guverinoma, ndetse no mu mategeko no mu bubasha ahabwa n'amategeko tugenderaho, ntabwo ubwo bubasha Nsengiyaremye bufite. Nta kindi yakoresheje uretse igitugu. Nibyo nashaka kugira ngo ariko rero nongere nsabe muzi muri nabakeya, sindi ubutinde bwo nsaba, ndifuza ko nubwo bwose tugiye kuvuga kubyerekeye amagambo yavuzwe, amagambo yakuriye impaka, yibandeho kenshi kugira ngo rwose abanyarwanda baze kurangiza kino kiganiro impaka zirangiye. Nagira ngo rero nsabe umutekinisiye wacu ni Michel Mudandi uhari adushyirireho ayo amagambo yayivugiwe mu kiganiro tunagiranye n'abo banyamashyaka bari bakomotse i Buruseli, aho bari bahuriye